Reka nizere ko umeze neza cyane, nkwaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment nk'uko bisanzwe, ni amakuru y'abasitari baje kukubwiraho, dore ko ari byinshi tugenda tugarukaho kuri ba bandi bamaze kwandika izina hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo cyane cyane. So ni ukuvuga ngo mu minsi nk'ibiri ishize nibwo uwo tumaze kumenyera cyane muri filime nyarwanda yaba muri za komedi, uwo bita Kiramani, benshi dore ko bamuzi ku izina rya Kiramani, ndetse amazina ye bwite akaba ari Inshuti Yannick, nk'uko yagiye amenyekana cyane muri sinema nyarwanda ku izina rya Kiramani. Ni ukuvuga ngo ikeneye kuza kumuvugaho ni uko mu minsi ishize yagize gutya apostinga igisa n'inkuru agaragaza ubuzima yagiye abanamo n'umugore we wo bita Shemusa, ndetse aba babiri bombi aho yagaragaje ko bagiye baba mu buzima nyine butari bwiza habe na gatoya. Bundi ibi bintu wo bita Yannick akunda kubigarukaho cyane, agaragaza buryo ki umugore we yagaragaje kwihangana gukomeye cyane. Bundi yaraje gutya apostinga iyi nzu muri kureba gutya, ngira ngo iyi nzu muri kuyireba, ni inzu y'ibyondo ndetse bigaragara ko yubakishijwe ibiti, akavuga ko iyi nzu iherereye mu gihugu cya Uganda, aho ngo amafoto nyine yari yafotoye n'ubundi yari uwo munsi mu minsi ibiri ishize, ariko uku nguku akaba atari ko yari imeze mbere, bigaragara ko iyi nzu ngo yavuguruwe, uku nguku imeze ngo iri kugenda ivugururwa, bigaragare ko nyine cyangwa se byumvikane ko mbere yari mbi cyane birenze ahangaha. Ngira ngo abenshi muri kuyibona. Iyi nzu rero akaba ariyo umugore we yabagamo mu 2019, aho nyine yari yaramwohereje mu gihugu cya Uganda, we akaza hano mu Rwanda. Ngira ngo amateka ya Kiramani ndetse n'umugore we mwagiye muyumva kenshi, ariko bigarutseho cyane kubera ko ibinyamakuru byinshi byagiye bibigarukaho. Ndavuga ni reka nyisangize abakunzi bacu kuri babandi batarabyumvaho, reka nze namwe mbabasangize. Ni ukuvuga ngo iyi nzu umugore we Kiramani, umugore wa Kiramani yayibagamo mu gihugu cya Uganda, ariho yamwohereje n'ubundi we yaragarutse hano mu Rwanda kuhashakira ubuzima. Ngira ngo muri kugenda mubyumva neza cyane. So rero yamazeyo imyaka igeze muri 3, guhera mu 2019, ndetse muri iyo myaka 3 Kiramani atangaza ko nta na rimwe yigeze ajya gusura umugore we kubera ko yari yaburaga tike nyine yo kujya kumureba, ndetse agaragaza ko muri iyo myaka 3 nta na rimwe yigeze amugurira igitenge, ndetse muri iyo myaka 3 agaragaza ko nta na rimwe uyu mugore we yigeze arya kabiri ku munsi, dore ko ngo yaryaga rimwe ku munsi. Ariko ngo muri iyo myaka 3 nubwo yahuye n'ibibazo bimeze gutyo, nta na rimwe umugore we yigeze ava ku isezerano, cyangwa se nta na rimwe umugore yigeze acika intege ngo amuveho avuge ngo uyu mugabo ngo ni nakigenda, nta n'icyo azamarira, nta n'icyo azangizaho, ahubwo ngo yewe yakomereje cyangwa se yizereye mu masezerano bari baragiranye, yuko Yannick yavuze ko atazigera amukoza isoni ndetse azamuhesha ishema. Nicyo kintu umugore we Shemusa yizereragamo. Rero aho amariye kubona amafaranga yagize gutya ahita apostinga n'indi nzu, ngira ngo muri kuyibona. Iyi nayo n'indi nzu Kiramani yagize gutya agapostinga agaragaza ko ariyo nzu ubu ngubu basigaye babamo, inzu nziza cyane rwose, ni inzu nziza cyane y'icyitegererezo buri wese yakifuza, aho ikinyamakuru kimwe cyagize gutya kigatangaza ko iyi nzu ihagaze miliyoni 150, bitandukanye n'iyi ngiyi. Ngira ngo iyi ngiyi muri kuyibona niyo umugore bagamo muri 2019 mu gihugu cya Uganda, ubu ngubu bakaba baba muri iyi ngiyi. Ntabwo ibi bintu wabyizera, ariko Kiramani nyine yarinze isezerano rye, arinda isezerano ry'uko azubahisha umugore we ndetse azamuhesha agaciro n'icyubahiro, ndetse ibi ngibi bikaba byaramaze no kugerwaho kugeza kuri uyu munota rwose, ko ari umuryango wishimye. Ibi ngibi rero yabitangarije iki? Yavuze ko ubwo nyine yabipostingaga ataragamije kwiyemera ku bantu, ngo abereka ko ngo yamaze kugerayo cyangwa se hari bimwe byinshi amaze kugeraho, ahubwo ngo icyamuteye kubipostinga nuko ngo hari yabivuze muri ubu buryo, ngo hari umurezi wasuzuguye inshuti yanjye, ngo uwo murezi ngo yavuze ko ngo inshuti ye ngo nta kintu na kimwe ngo izamugezaho, rero ngo nta nubwo ngo yamukunda, ngo bivuze ngo yamuteye indobo, abona ko nyine nta kintu umushuti we nyine ngo azamugezaho, nuko nyine ngo abamuteye indobo gutyo kubera ko we agaragara nkaho nyine atifashije. Kiramani avuga ko ngo ari
ko uwo muntu nyine wamuteye indobo ngo yibeshye cyane kubera ko ngo agiye kumushakira akazi hasi kubura hejuru, nanakabura ngo ari buze kumuha akazi mu byo akora nyine, ngo nawe arebe ko yakiteza imbere, kandi vuba bidatinze ngo uwo mukobwa azicuza, niko Kellerman yavuze. Ubundi ahita atanga inama ku bantu basa nkaho babanye, bisa nkaho ubushobozi budahari cyangwa se bisa nkaho ubushobozi budahagije, ahita atanga inama, ngira ngo ibyo yanditse byose muri kugenda mubibona. Ahita atanga inama avuga ati ngo ngo nyine umuntu muri kumwe bisa nkaho afite ubushobozi budahagije, ngo mukunde cyane, ngo mukundane nta buryarya. Iyo ni inama ya mbere yatanze, ngo mukundane nta buryarya, ngo mwubahane. Icyo ni icya kabiri, ngo umugabo atinye umugore we ndetse n'umugore we atinye n'umugore atinye umugabo we. Nuko nguko yavuze. Icyo ni icya gatatu. Izo ni inama zose zisa nkaho ari eshatu yagiye atanga, ndetse yakanavuga ngo mwizerane. Iya gatanu avuga ngo muterane ingabo mu bitugu. Iya gatandatu aravuga ngo buri munsi ujye wibutsa umukunzi wawe ko ari we byiringiro byawe. Iyo ni iya gatandatu. Iya karindwi aravuga ngo iteka ujye wibutsa umukunzi wawe ko umukunda. Nuko nguko yavuze. Iyo ni iya karindwi. Ngo iya munani aravuga ngo uzakunde umuryango w'umukunzi wawe nk'uko akunda uwawe. Iya cyenda aravuga ngo ntuzagire ibanga na rimwe uhisha umukunzi wawe. Noneho iya cumi ari nayo ya nyuma aravuga ngo iteka uzahore werekana impinduka mu rukundo rwanyu, ndetse n'icyizere cy'uko hari icyo muzageraho, nuko hari icyizere cy'uko ari icyo muzageraho. Murakoze cyane. Nuko nguko yasoje avuga. Ubundi akimara kubivuga, abantu benshi bahita batera comment koko bagaragaza yuko umugore wa Yannick ndetse na Yannick nyine ngo ari abantu bafatiraho isomo cyane, ndetse reka nse nko gusomera wenda comment nke muri zo wumve uko bagiye bavuga. Shemusa nyine Umuhoza Shemusa ari nawe mugore we yavuze ngo yego mugabo mwiza, ubundi iyo wemeye kugandukira Imana ukemera uwo uriwe ndetse n'ubuzima urimo ukabanira neza abantu, nta hantu itakuvana pe. Nuko nguko umugore we yavuze. Ndetse General Benda yavuze ngo ndakumva cyane. N'abandi benshi bagiye bateraho comment, ba Arisudi batiko comment, nyine ubona ko ibintu Yannick yavuze hano byagiye bikora abantu benshi ku mutima, ndetse ni ibintu byiza cyane kabisa. Urabona ko Yannick ntacyo atakoze kugira ngo agere aho ageze ubu ngubu, kuva kuri iriya nzu nabonye imeze kuriya abantu benshi batakifuza kubamo, kugera ku nzu y'agatangaza nk'ingi ya miliyoni 150. Urumva ko ni ibintu birenze cyane. Nibwo hambere aha Yannick yakoraga ubukwe, nyuma biza gutangazwa ko yaguze imodoka. Urumva ko Imana yagiye imukorera ibitangaza mu buryo bwihuse cyane, kuva 2019 kugera 2024 imeze kuriya. Urumva ko ari ibintu bikozwe byihuse cyane, ni ibintu bikozwe byihuse cyane. Ndetse Yannick tumuzi muri filime zigiye zitandukanye, aho akina filime ndetse agashaka no gukiza abandi binyuze muri uwo mugisha Imana yagiye imuha, ndetse tuzi ko azi no gukina filime neza cyane. Nta bindi birenze rero, narinje kukubwira ko ari kugutangariza bino bintu biri kugenda bivugwa ku mbuga hirya no hino, dore ko ku mbuga nyinshi zagiye zibitangaza. Murakoze cyane rero. Yari Kigali The Twilight Talks Entertainment.